Mbese ikizamini cya intelligence conscience ni ikizamini bwoko ki? Ibintu usanga bivugwa na benshi ugasanga uti kanaka afite high IQ. IQ ni iki? IQ isobanurwa ite? Ese ipimwa ite? Ntucikwe n'ikiganiro cy'uyu munsi twabateguriye kuri Menya TV. Ndabasuhuje kandi baye ikaze mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya Menya TV. Uyu ni umwanya tubagezaho ibiganiro byacu nk'ibisanzwe. Mumaze kubimenyera ko channel yacu tubagezaho ibiganiro bitandukanye birimo ibidufasha kumenya ibintu byinshi bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari ibintu byinshi biba kuri iyi si, hari ibintu byinshi twumva, hari ibintu byinshi tubona tukaba tutazi ubusobanuro bwabyo, tukaba nta bumenyi tubifiteho. Iyi channel nta kindi ibereyeho nuko tumenyesha mbese ibi bikorwa bite, ibi bibaho bite, ubundi byaje bite, byazanywe nande, utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Baye ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Icyo tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku kizamini kizwi n'abantu benshi, ushobora kuba atari ubwa mbere ucyumvishe mu matwi yawe, ikizamini cya IQ test, intelligence quotient. Ushobora kuba atari ubwa mbere ucyumvise mu matwi yawe. Ni ikizamini kikorwa mu buryo bwo gusuzuma ingano y'ubwenge bw'umuntu. Abenshi tubyibazaho cyane tukibaza tuti ese iki kizamini bwoko ki, gikorwa gite, ubundi kimaze iki, ni bandi baba baragikoresheje mu buzima. Wenda tuzakora n'ikindi kiganiro turebe mbese ni bandi baba bafite IQ iri hejuru, dukore urutonde rw'abantu baba bafite IQ iri hejuru kurusha abandi. Rero ubundi muri make iyi IQ cyangwa se intelligence quotient ni ikizamini mpuzamahanga gikorwa mu gupima ingano y'ubwenge, kikaba gikorwa n'ingeri zitandukanye hashingiwe kuri nyir'ubwite. IQ yazanywe bwa mbere n'inzobere mu by'ubuzima bw'umuntu bamwitaga Paul Broca na Sir Francis Galton, bakaba baragitangije bareba ingano y'umutwe. Abo bapimaga barebye ingano y'umutwe w'umuntu, bakaba ariyo bagenderagaho mu kureba umunyabwenge. Byaje kuvanwaho n'inzobere Simon ndetse na Binet. IQ ni ikizamini rero cyagiye gikoreshwa n'inzego zitandukanye. Twavuga nk'igisirikare cya Amerika mu ntambara ya kabiri y'isi. Iyi systeme yo kupima ubwenge bw'abantu cyane barayikoresheje mu gutoranya abasirikare bashya. Iki kizamini kandi cyatangijwe biturutse ku gitekerezo cy'inzobere ebyiri arizo Paul Broca na Sir Galton nk'uko twabibonye mu mwaka w'1800. Aho rero batangiye bapima ubwenge bwa muntu bagendeye ku ngano y'umutwe we. Ntabwo byaje kubahira kuko baje gusanga ko naho ingano y'umutwe ihuriye n'ubwenge umuntu yaba afite. Nyuma y'aba banyabwenge rero babiri nibwo uwitwa Wilhelm Wundt ndetse yaje nawe apima ingano y'ubwenge agendeye ku mitekerereze y'umuntu, akareba uburyo utekereza akaba ari cyo gipimo afatiraho. Rero hashingiwe ku bikorwa ndetse akareba n'uburyo umuntu yitwara mu kibazo ashaka kugikemura. Yarebaga imitekerereze ya muntu agashingira ku bikorwa ndetse akanareba n'uburyo umuntu yitwara mu kibazo ashaka gukemura. Mu mwaka rero w'1904 nibwo minisitiri wari ushinzwe uburezi mu Bufaransa yasabye inzobere mu bumenyi Alfred Binet ndetse na Theodore Simon ko bazamushakira uburyo bajya bakoresha mu kureba ubwenge bw'abana bato, bakajya babifasha ibyo ngibyo bikajya bibafasha gushaka abana bari ku rwego rwo hejuru mu gutekereza, abana basanzwe mu mitekerereze ndetse n'abana bari ku rwego rwo hasi mu bijyanye n'imitekerereze. Izi nzobere ziricara zikora igipimo cy'ubwenge cyari cyahawe izina rya Simon and Binet IQ test. Ubwo ni igipimo cy'ubwenge cya Simon na Binet. Iki kizamini rero cyaje kwamamara cyane mu Burayi ndetse no muri Amerika cyane. Izi nzobere ntabwo iki kizamini bagitangije baha ibintu abana bigaga mu ishuri bakoresheje ibibazo bibasaba gutekereza byo mu buzima busanzwe bitandukanye n'ibyo biga mu ishuri. Babazaga ibibazo bitewe n'imyaka abana babaga bafite. Gusa Simon na Binet bavuze ko hari umwana muto washoboraga gusubiza neza kurusha umuntu mukuru. Baje gutangaza ko umwana wabashaga gutsinda ibi bibazo no mu ishuri yatsindaga neza
NASA byatumye banzura ko iki gipimo cyatanze umusaruro mu kumenya abanyabwenge bo hejuru ndetse n'abanyabwenge baringaniye. Rero mu mwaka w'1916 nibwo inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lewis Terman yaje kugendera ku gipimo cya Simon Binet uyu twabonye hejuru IQ test, noneho akora igipimo cyo gukoreshwa n'abanyamerika akita Stanford Binet Intelligence Test, nyuma yaje kwamamara ku izina rya Intelligence Quotient, ari naryo tukizi magingaya nk'ikizamini gihamya abanyabwenge cyangwa se tukabyita inzira y'ipima bwenge bwa muntu. Rero ushobora kwibaza uti ese ubundi iki kizamini gikorwa gite? Intelligence Quotient IQ test ikorwa ite, ipimwa ite? Icyo ni ikibazo ushobora kwibaza, abantu benshi bibaza. Niyo mpamvu nje hano ngo mbigusobanurire. No kuvuga ngo mu gupima ubwenge bwa muntu bafata icyitwa mental age bakagabanya icyitwa chronological age, nyuma bagakuba n'ijana. Mental age turi kuvuga hano ni imyaka ibarwa hagendewe ku ngano uriho mu mitekerereze cyangwa se mu bikorwa byawe, ndetse hakarebwa n'ingano y'abantu muri ku kigero kimwe cy'imyaka. No kuvuga ngo we barakureba ingano yawe n'abandi urungano rwawe bakabaha ikizamini kimwe mwese, noneho ikizamini uburyo mugisubijemo mu buryo butandukanye ariko munganya imyaka, niho bagena bati uyu mwana yasubije ku rugero rwo hejuru cyane kandi mu by'ukuri afite imyaka 5, uyu nguyu yasubije ku rugero rwo hasi cyane kandi nawe afite imyaka 5. Bakarebamo wa mwana wasubije ku rwego rwo hejuru cyane, wasubije nk'abantu bakuru. Bamubajije ikibazo cy'umwana w'imyaka 5 ariko yagisubije nk'umuntu w'imyaka 20, w'umuntu w'imyaka 15. Aho nicyo bita mental age, imyaka y'umuntu bijyanye n'imitekerereze ye, niyo bita mental age. Rero aho twabonye ko bagera gute, bagendera ku ngano uriho mu bitekerereze cyangwa mu bikorwa byawe, ndetse hakanarebwa n'ingano y'abantu muri mu kigero kimwe cy'imyaka. Naho rero iyi chronological age iyo ni imyaka umuntu aba amaze avutse, nk'uko dusanzwe tubikora iyo turi kuvuga igihe tumaze ku isi. Wenda ufite imyaka 10 n'ingahe, ufite imyaka 30 kuko wavutse 1994 birenga, ufite imyaka 24 kuko wavutse mu mwaka w'2000. ni ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye bagenda bareberaho. Rero bafata iyo myaka mental age bagabanyije chronological age bagakuba n'ijana, babuhita babona neza igipimo umuntu ariho ku bijyanye na intelligence quotient. Dushobora guhita twibaza tuti mbese mental age imenyekana gute? Mental age imenyekana yo hifashishijwe inzobere mu mitekerereze ya muntu, aho bafata umuntu bakamubaza ibibazo bakurikije ingano y'imyaka asanzwe afite. Nyuma yo kumenya mental age yifashishwa mu gupima ubwenge bwa muntu nk'uko twabibonye, IQ test uburyo ikorwa, uburyo igaragara, bafata ya myaka yawe bijyanye n'imitekerereze yawe, urwego uriho mu mitekerereze, bakagabanya imyaka ufite bijyanye n'igihe wavukiye, bagakuba ijana. Aha niho uzumva ngo runaka afite IQ ya 200, runaka afite IQ y'ijana, runaka afite IQ y'160. Bamwe rero mu bantu bazwi cyane twavuga ni nka Einstein Robert. Uyu nguyu arazwi cyane, yabaye inzobere mu bugenge, akaba yari afite IQ y'160. Harimo benshi cyane bazwi nka Da Vinci, babayishi baramuzi, n'abandi bantu benshi bagiye bamenyekana ku ma IQ yabo. Nuko igipimo cya IQ gikorwa. Ese nawe waba wajyaga wibaza ibibazo bimeze bitya, ukibaza uti iyi IQ ivuze iki, ikorwa ite? Naho rero nyandikira ubutanga igitekerezo hano hasi muri comment, ume igitekerezo cyawe kandi usangize n'abandi kugira ngo babashe kunguka ubumenyi, kugira ngo babashe gusobanukirwa. Nahanga nahini ikiganiro cyacu cyabasobanuriraga byinshi kuri IQ test. Mukomeze mugubwe neza. Ciao ciao.